none se Sophie reka rwose mwibarize ewana unsobanurire ubundi se ko wumva ushaka no kuzamusaba imbabazi y'umugabo wa mbere Sophie gerageza umbwire ubu bundi uko kumwapfuye iki nigise rwose muzehe ntawamenye twapfuye iki se uyu mugabo dushakana yari umurokore agashaka kugira ngo ngire uko nambara nyine ngo biheshe ishema umugabo w'umurokore nawe njyewe nanjye ngashaka gusa ukundi yewe ngashaka kugira ngo niyambirire twamenya ijipe nawe urabyumva rwose muzehe ntawamenya ngashaka kugira ngo nisige uturuja levure ku minwa mbese se n'aba bagore nyine bo mu mujyi ariko we bikamubangamira nuko tugahora mu mpaka umunsi umwe ndamubwira ngo niba udashaka ko nanjye sa n'abariya ni ukuri pe burarara nduvuyemo uwo munsi yari yabyanze twiriwe twenda kwicanira mu nzu naragiye namaze iminsi 2 nari nigendeye mu nabakazwe nuko yanze ko nambara ibyo nishakira singarutse mu rugo sanga umugabo no yari igendeye kuko ngo yanze cyangwa se byamunaniye kwihanganira kubona umugore yarara hanze iminsi 2 muzehe ntawamenye uzi ko iyo ariyo yabaye impamvu yo kunsenyera urugo. Sophie nuko byagenze ariko se reka mbaze muzehe none wowe se mubyeyi byakugendekeye bite ubundi biranatangaje ku myaka yawe kumva rwose wabasha ku divorcinga muzehe wehe byagenze bite ngaho nyibwirira twiganirire. njyewe sugira mu byagenze bite muzehe ntawamenye nari umugabo ugendera ku mahame nkaba nzi nyine ko iyo umugabo avuze wa mugabo we nta muntu umuvuguruza urumva nawe nagenderaga kuri ya mico y'abasogokuru barya ba kera nkaba nzi ko nyine umugabo ijambo rye riba ari iryo nyine umugore sinshake kugira icyo yavuga mu byemezo mfata mu rugo wa mugabo kumva uko nitwara gutyo naremereye umugore wanjye simbimenye nuko twarabanye umwaka wa mbere wa kabiri uwa gatatu twari tumaze kugirana abana bo 4 wa mugabo we umunsi umwe naragiye mu gitondo singarutse nimugoroba sanga umugore yahambiriye yatashe yageze wabo nanjye nahise niyemeza muri icyo gitondo gusanga umugore wabo mu ndebe ko nibura base batwunga wa mubyeyi we singezeyo umugore yaricaye aravuga aratondora kuva umunsi wa mbere yageraga mu rugo rwanjye kugira umunsi yahavuye dusanga umugore naramuremereye yendaga kuzatureka umutima singize ngo ndamubwira niba ari uko numvise ngwino dutahe umugore yarabyanze aravuga ngo singishoboye kandi sinabasha kubana n'umugabo umeze gutyo nuko ndagenda ndavuga niba ari ibyo niba warifuza kuntegeka ndagiye nanjye nkagera mu rugo nikubise nkagenda nibwo wenda zigarura narategereje muze ndaheba n'uyu munsi wa none reka mubwire ko uburyo bunecuza ahubwo nakagira inama abagabo bose ngo bace bugufi bumvikane n'abagore babo uko bakwiriye kubaka ingo zabo wa mubyeyi ndeka rwose muzehe ntawamenye intamenya we. Ndabona hari na phone iri kumpamagara menya hari abantu bari gukurikirana ikiganiro kuva no hanze ndabona niyo muri Amerika rewe reka ngerageze nyihamagare. Allo nitwa Esther nashaka kuvuga kuri iyi situation y'uyu mupapa n'uyu mumama ndi kubona ibi bintu bari arguing about ari ibintu bita making a sense kuko ni gute ba separating kuko uyu mama yakunda kwambara ama mini skirt na rouge à lèvres ibyo ni ibintu bita making a sense rero kuko kutuma ba separating kubera iyo reason n'uyu mupapa ukuntu yabaye tough cyane nazo ntabwo bi making a sense abagabo muri generation bakomeza kuba gusa nako bagira good relationship byakomeza kuba biramarira gusa kandi bibi ntabwo bya making a sense ntabwo making a sense kuntu baba separated gusa for this reason. Urakoze cyane Esther kubw'ibitekerezo byawe none se ibyerekeye ni channel byo ubivuga iki Esther ese muradukurikira neza aho ngaho mu mahanga? Channel ya mbona ni channel nziza cyane yigisha abantu ibintu ukuntu ba living together kubana neza in a good relationship kandi ifasha abantu benshi cyane baba bayinidinga yabafasha cyane bakaba in a healthy relationship bameze neza kandi mbona abantu bagomba kugusubscribinga no kukulakingira kuri channel kuko urabafasha cyane kuri channel. Okay urakoze cyane Esther aho muri Amerika se murakomeye.
turakomeye kandi nimba mwumvishe vuzemo ama words yo muri English nuko hano mba muri Amerika none mvugamo icyongereza ukuntu ngende kuvuga muri language. nta kibazo rwose urakoze ku bwa contribution yawe ngaho mugira ibihe byiza sawa bye.